Tubashimire mwese abantu mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije. Update y'uyu munsi tuzanye ni update idasanzwe. Impamvu tuvuze ngo ntabwo isanzwe, mumenyere ko akenshi dukunda kubaha inkuru z'iyobokamana, ariko iri tangazo naryo rireba abanyarwanda. Turagira ngo rero iki kiganiro kitari burambirane, kirafata akanya gatoya ugikurikirane kuva gitangiye kugeza gisoje. N'ubundi tubibutse ko iyi ni Mosi TV, ni umuyoboro wanyu, kandi tukwibutse utari wakora subscribe, gukora subscribe kandi iki kiganiro ugihe n'abandi, kibagirire umumaro. Hano tugiye kuganira ku kintu bita ihagarikwa ryo gutanga ibyangombwa byo kubaka cyangwa se impushya zo kubaka byabaye cyangwa se byashyizweho by'agateganyo. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Igihe ndetse n'ibindi binyamakuru avuga ko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, cyangwa se itangazo rivuga ko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority yandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iyisaba kumenyesha inzego zose z'ibanze ibi bikurikira. Inzego zose z'ibanze, ni ukuvuga ngo bavuze inzego z'ibanze, burya inzego z'ibanze zihera mu karere kumanuka kugera ku mudugudu. Ni ukuvuga ngo mu karere ni mu nzego z'ibanze, ku murenge n'inzego z'ibanze, mu kagari ndetse no mu mudugudu. Hanyuma ibyo yagombaga cyangwa se iryo tangazo icyo rigomba kubwira izo nzego z'ibanze ni ibi bikurikira: ihagarikwa ry'agateganyo ry'itangwa ry'impushya z'ubwubatsi ku butaka bufite imikoreshereze yihariye conditional land use, n'ahashyirwa amabwiriza yihariye overlays. Aha mu byumve cyane, aho hantu ni ahameze gute? Ni ukuvuga ngo ni ahantu hashobora gushyirwa igikorwa gitandukanye n'icyateganyijwe ugendeye kuri master plan. Ibyo abantu babyumve kandi cyane, ugendeye kuri master plan, ariko bikaba bifitiye inyungu abaturage. Turatanga nk'ingero, urugero rw'ahakoreshwa cyangwa se ahakoreshwa ibitarateganyijwe ku nyungu rusange z'abaturage. Ugasanga ubutaka ni imiturire, ariko hubatswe wenda isoko cyangwa agasoko gatoya. Mujya mubibona hano, niba ari imiturire ariko hakaba hari nk'agasoko gahari, mujya muyabona ayo masoko hirya no hino mu mirenge itandukanye, agenda yubakwa uko igihugu cyacu kigenda kigira iryo terambere. Aha rero urumva ni icyangombwa cyatanzwe, ariko gitangwa ku mpamvu rusange cyangwa se ku nyungu rusange zizwe. Ugasanga ubutaka ni imiturire, ariko ahantu ugasanga hubatswe wenda nk'icyo wakwita wenda uruganda ruto, za buranjeri, hari n'izindi nganda ntoya zishobora gufasha abantu. Ugasanga se hubatswe ishuri, cyangwa se ugasanga hubatswe ivuriro. Tubanereho no kubwira abantu bose ko master plan y'igihugu cy'u Rwanda igaragaza buri hantu cyangwa buri gace ikihagenewe. Niba ari amashyamba, niba ari ubuhinzi, niba ari icyanya cy'inganda, niba ari ah'ubworozi, niba ari ah'imiturire, niba ari ah'ibintu runaka hagiye hatandukanye, niba ari ah'ubukerarugendo, ibintu nk'ibyo. Tubone rero kubwira abantu ngo biba byiza cyane kumenya ngo ubutaka bwawe bugenewe iki, kandi ega nicyo gihari. Ibyo bintu nabyo bigira umumaro, birafasha, kuko ejo n'ejo bundi byazarangira biguteye ikibazo mu butaka bwawe, ariko ibyo nubimenya bizagufasha kwirinda kugira ikibazo wagira.
Minisitiri Gasore yabisobanuye neza aho yavuze ko hari ibintu bibiri bigiye gukorwa. Icya mbere, Minisitiri Gasore aragira ati izi mpushya zateganyijwe gutangwa mu bihe bidasanzwe ariko bigaragara ko zimaze gutangwa ari nyinshi nk'aho ari ibisanzwe, ku buryo bititaweho byazateza iterambere ridafite igenamigambi bikazabangamira gahunda y'igihe kirekire y'imikoreshereze y'ubutaka n'imiturire. Twibukiranye ko aho iri tangazo rireba cyane cyane kuruta ahandi ni mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi yunganira Kigali. Iyo mijyi irazwi, abatazi imijyi yunganira Kigali mwajya mukareba kuri Google, iyo mijyi irahari. Abantu bose bakwiye kujijukira kumenya amakuru y'ibyo bagenerwa cyangwa se y'ibikorerwa y'ibyo bakorerwa mu gihugu. Minisitiri Gasore yakomeje avuga ko hagiye gukorwa ubugenzuzi ku mpushya zose zimaze gutangwa no gushyiraho umurongo uhamye kugira ngo bitabyara akajagari, kuko ababisabye ni benshi, bityo ubugenzuzi bwimbitse ni ngombwa ku byangombwa byatanzwe byose. Igihe ubu bugenzuzi bugiye kumara ni amezi abiri, bivuze ngo ku kwezi ndetse n'ukwa cyenda, n'ukwezi kwa munani n'ukwa cyenda. Gusa yongeye ati gusa iki cyemezo kizamara igihe kitaramenyekana kugeza igihe hazashyirwaho amabwiriza n'umurongo bihamye ku itangwa ry'ibi byangombwa bihabwa abafite ubutaka bufite ayo mabwiriza yihariye. Ibyo birasobanutse cyane. Yagize ati nta ruhushya rugomba gutangwa muri iki gihe cy'ihagarikwa. Imishinga yahawe impushya mbere izasubirwamo harebwe niba yubahirije amategeko n'amabwiriza y'imikoreshereze y'ubutaka. Ibyitezwe, hazakorwa isesengura ryimbitse ku mikoreshereze isanzwe yashyizweho, imikoreshereze isanzwe yashyizweho, hashyirwaho amabwiriza asobanutse. Birumvikana ko ari ukureba amabwiriza asobanutse cyangwa se kuvugurura amabwiriza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Intego ni uko impushya zizajya zitangwa mu buryo bunoze bujyanye na politiki y'igihugu y'imiturire, National Urbanization Policy, cyangwa se yes ni policy cyangwa se gahunda y'igihugu ya urbanisation cyangwa se urbanisation nationale policy. Ibyo rero ubyumvishije wese cyangwa se uwo bireba wese abimenye. Icyanyuma, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo izakomeza gukorana n'inzego zose bireba kugira ngo habeho gahunda imwe itajegajega. Abashaka ibisobanuro birenzeho bashobora kwegera minisiteri. Yashoje iri tangazo agira ati murakoze. Ahangaha rero natwe niho dushoreje iri tangazo, kandi tukubwira ngo wowe bireba ubikurikirane kandi neza. Reka nsoze nkubwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, sabe wowe utari wakora subscribe kuyikora, iki kiganiro gisharinga bandi ukibagezeho kugira ngo nabo bamenye amakuru y'ibibagenerwa kandi bamenye uko bagomba kubyitwaramo. Murakoze cyane, turabakunda, naho ubutaha. Shalom shalom.